Turabasuhuje nshuti mudahwema kutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi hano ku Cyumba TV, yaba abantu bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Njya mbabona abantu bari muri Amerika, njya mbabona Canada, njya mbabona abantu bari mu Bufaransa, njya mbabona Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, inshuti zacu zo mu Burundi, inshuti zacu ziri muri Congo, njya mbabona rwose abantu bari muri za Cameroon, abantu bari muri Oman, abantu bari muri Zambia. Mwese ndabasuhuje cyane, umwami Yesu nashimwe. N'abandi mwese tutajye tubasha kubona, mujye mwandika muri comment, buriyo wanditse muri comment hita mbibona. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko gukorera Imana, ko gusenga. Ugusenga ubundi guki umuntu asenga Imana agasubizwa, kubera icyo undi muntu asenga Imana ntasubizwe. Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira gusenga ubundi n'ubuzima, gusenga n'imibereho, kandi gusenga nugusenga nuguca bugufi ukiyegeranya n'Imana. Isengesho rijya rigira ibice bitatu umuntu agomba gusengamo: gushima, kwatura, ndetse gushima, kwatura, ndetse ubu ni ugushima no kwatura ndetse no gusaba. Ubundi ni ibice bitatu. Muratura cyane bwo abantu bize igice murahita musubireyo mujye kwibuka ukuntu mwabyize. Ni ibice bitatu. Ugomba gutangira ushima, warangiza ukatura, warangiza ukanasaba. Urumva ko ntago wasaba utari wamara kwatura. Ugomba gutangira ushima. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza, Imana ibishimire cyane. Akamaro ko gusenga rero, mu gusenga ubundi tubonamo iyo umuntu asenze yambigwa imbaraga, iyo umuntu asenze yambara imbaraga. Umuntu iyo yabashije gusenga, agasenga Imana by'ukuri, agasenga Imana nta byaha, agasenga Imana adafite umutima umucira urubanza, agasenga Imana atari ukuvuga ngo ugiye gusenga Imana ariko ufite ibibazo, atari ukuvuga ngo ugiye gusenga Imana kuko ibibazo byakwishe, amadeni barenda kugukinga, bagusohoye mu nzu. Iyo usenga Imana kuriya biriya nta kintu bikumarira. Ariko umuntu usenga Imana yabanje kwiyeza, agasenga Imana yabanje gukuraho ibimugose, ibimuboshye umutima, uriya muntu Imana ijya imusubiza ikamutabara. Gusenga bigira umumaro iyo usenganye umwete. Ati ni gute umuntu asengana umwete? Hari igihe mu buzima bwawe ushobora kuba ubayeho utabasha kubona umwanya wo gusenga, byibuze ukabona umwanya wa Facebook, ukabona umwanya wa Instagram, ukabona umwanya wa TikTok n'ibindi, ariko gusenga wahagera ukabiha iminota 5 cyangwa 10. Ndagira ngo nkora ariko uyu munsi, guhera uyu munsi ufata umwanzuro, nujya gusenga ujye ubanza ubitekerezeho, wihane, uvuge ati Imana ngiye gusenga, ariko ubanza uce bugufi wiyegeranye n'Imana, winginge Imana. Numara gukubita hasi ubwire Imana ati Imana ndaje imbere yawe ntabara. Twagiye tubona abantu benshi bagiye basenga bagasubizwa. Murabyibuka abantu bagiye bagoswe n'intambara, bagoswe n'ibibazo, bagoswe n'ibigeragezo, bagiye basenga Imana ikabarengera, bagiye basenga Imana ikaba mu ruhande. Twabonye ba Stefano buriya batarasengaga Imana ntabwo yari kugira umutima wo kuvuga ngo bababarire data. Umuntu bugutiye amabuye irya mbere, kabiri, gatatu, kane, warangiza agahita avuga ati Imana ubabarire kuko batazi icyo barimo gukora. Ariko wowe umuntu agutera ibuye, ubundi amabuye ni iki se? Ni amagambo. We barakuvugaho, bamara kuvugaho ugasakuza ukagira gute oya, jya uvuga data bababarire kuko batazi icyo bakora. Abantu batatanze imbabazi, abantu badafite imbabazi, abantu badafite kubabarira muri bo, umuntu nujya ubona yagukosereza, genda wiyakira, utuze ubwire ati Imana urabizi, nurangiza umubwire ati Imana mubabarire kuko atazi icyo gusenga. Nuko gusenga niki? Ni ukuganira n'Imana. Gusenga nimba ushaka kuganira n'Imana, jya ugenda uyibwira amaganya yawe, uyitakire, ubwire ati data ndakwinginze, hano nagenze gutya, uyu muntu aranzengeje, umuntu yagize gute. Aho kugira ngo ujye kubibwira abantu, inshuti y'abavandimwe badashaka kubyumva, wijye ugenda uganyire data, winginga Imana. Imana izagushoboza. Kandi aho kugira ngo ugende uganyire abantu badafite ikindi babigikoraho, kugenda ukaganyira abantu batafite ubutabazi, kugenda ukaganyira umuntu, hari igihe utakirira umuntu akagukwena, ugasanga umuntu akumviye ubusa, ugasanga umuntu arakumvishe nta n'ikintu yakora, ugasanga ntiyanaguha n'icyo gihumbi. Ariko nugenda ukabwira data ati data we
ndi imfubyi data we, nabuze icyo kurya data we. Ubundi mwige gusenga ubwanyu, mwige kubaho mwenyine, wige kubana n'Imana yawe ubwanyu. Numva utameze neza ugende wiherera usuka amaganya, mbese numva babaye genda mbese usenge nawe niba ushimye ndirimba ku buryo byibuze Imana izajya ivuga ati n'umwana wanjye yamba hafi abana nanjye, atari kuvuga ngo uyu munsi wagiye kubiganiriza kanaka, ejo ndi wagiye kubiganiriza kanaka, ejo ndi wagiye kwa kanaka. Bari abantu ndakubwiza ukuri bakumvira ubusa kandi nta kintu bikumarira. Rero ndagira ngo nkushishikarize inshuti muduteze amatwi ku Cyumba TV, uyu munsi numvaga nshaka kubabwira ku kamaro ko gusenga. Senga Imana, fata umunsi wiherane n'Imana, genda ube hafi y'Imana, uyibwire ati Imana ko ubuzima bwananiye, uyibwire ati ko ni imfubyi, uyibwire ko ntafite epfo na ruguru, ko ntafite shinge na rugero. Imana izabana nawe kandi Imana izagutabara. Byose tubishobozwa na Kristo, tujye uduha imbaraga, nta wundi wo kuturengera, nta wundi wo kudushoboza buretse Kristo. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza. Abantu benshi bagiye basenga Imana ikabatabara, abandi bagasenga Imana ikabakura mu bukene, ikabakura mu bibazo. Na n'ubu tugenda twumva abantu Imana izamura bitabara. Ntimwumvishe se nka madamu Pastor Lionel, Imana iba yamuzamuye kubera iki? Gukomeza agasenga akihangana nubwo yavuye mu buzima ugaturuka epfiriya, ariko Imana igakomeza ikarinda isezerano n'icyo yakuvuzeho. Ukagenda usenga witonze gake gake, ugasenga witonze gake gake, ntugire amagambo, ntugire urusaku, ntushwane, gake gake ukagenda wisengera. Imana izagushoboza. Imana ishimwe cyane. Rero nta handi dukura umunezero, nta handi dukura ubutabazi, nta handi dukura ibyishimo buretse mu gusenga. Iyo usenze ufite umwete, Imana iragutabara. Inshuti yanjye, ushobora kuba uvuga iti gusenga se bigira imbaraga gute? Gusenga iyo ubyihase, Imana igenda irutura ibihome, ikarutura Yeriko, ikagenda irutura ibintu bikugusa imbere, ikagenda irutura ibintu ubona we bitari kuzakunda, ukabona Imana yakuyeho ikintu kubera gusenga. Uyu munsi ugasubira uti papa cya kintu gutya byanze gutya, ugakomeza ukinginga ukabwira Imana. Nta zindi imbaraga barakubeshye abapfumu ngo bagira imbaraga, nta ziriya ni imbaraga z'imyuka mibi, niyo byagiye icyo bikora nta kintu bijya bikugezaho. Ariko we gusenga kwawe, genda wihate gusenga, utandukanye gusenga kwawe nuko wabikoraga. Ariko gusenga ni imbaraga nke. Abantu bajya baza gasenga akongera agasenga gutyo, akongera agasenga gutyo, ari amasengesho abaragabura abadayimoni we, undi akaza yananiwe cyane agahita kuramo inkweto agakubita gutya, yarangiza Mana rero urabizi nawe narushye muri iyi si ndindiremo. Amen. Ari amasengesho agabura abadayimoni, mujye mubireka, ahubwo bitegura ubanze wicara uvuga ati koko ngiye gusenga. Ariko Mana ubanze urebe nagenze gute, nakoze gute, nagenze gutya, navuze ibi, nakoze ibi, nahohoteye umukene, namututse, navuze nabi, nagize gutya. Numara kwicekinga ubwire Imana ati Yesu we mbabarira. Ubundi numara gusaba Imana kubabere nibwo uzanasaba ikintu nikakigo. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Banza utegure we nujya gusenga, kuko gusenga bigira umumaro iyo umuntu asenganye umwete. Nujya gusenga bitegure, gitekerezaho, nurangiza ubwire Imana ati Mana ndaje nanjye imbere yawe, untabare kandi Imana ungirire neza. Uwiteka yita ku batafite shinge na rugero, ku mfubyi n'abapfakazi azakurengera. Njya mbwira abantu basenga n'ukuri nitwe duhora n'imijugujugu cyane n'amagambo, ugasanga mujya mbona nka bari abamama cyane kuri social media ukuntu baba baraterwa amabuye kubera iki, kandi ugasanga abandi bantu batisengera baratuje kubera iki? Hari ikintu Satani barimo kurwanya muri wowe, hari ikintu Uwiteka yakuvuzeho Satani abagira ngo ikirwanye, hari Imana yavuze izakora kuri we Satani abagira ngo ikirwanye, hari isezerano ririmo gukura, harimo nimo gukura, Satani abagira ngo kuratse imitego ucogo. Haleluya. Ariko ndagushishikariza kugira ngo utumbire, wihate gusenga, wihate gukorera Imana, wihate avanza, tera imbere. Ariko wicika intege mu gusenga, komeza. Hari ikintu muri we kigiye gutunguka kandi kizatungura abantu, ariko Satani aba arimo kukibona agateza iyo mijugujugu, akaguteza abo bantu kugira ngo nyine ucogore, ugire intege nkeya, nurangiza ubireke. Ariko ikintu nagushishikariza nshuti nteze amatwi urimo kundeba, komeza usengera, hatongeramo agatege, wumva ijwi ryanga bakubwiye ngo bipinge ngo uri aravuga ubusa, ngo oya senga ubitega amatwi ubyumvirize neza. niho Uwiteka azagusubiza. Wabona hari igisubizo cyawe, wabona hari ubutabazi bwawe. Imana ujye usenga ikatuzamura, tusenga Imana ikadukura ku rwego ikatujyana ku rundi. Ni ukubera gusenga. Uzakubwira ngo ni ukubera abapfumu, uzakubwira ngo ni ukubera izindi mbaraga, hazaba kubeshya. Gusenga nibyo byonyine bigira ahantu bikuriye umuntu bikanamujyana ku rundi rwego. Murakoze cyane, ndabakunda. Icyo nababwira no kugira ngo mbashishikarize gusenga Imana. Nusenga Imana uzatabarwa, senga Imana uzasubizwa. Reka dusenga Imana tubasabira kugira ngo Imana yubake amasengesho muri mwebwe kandi yubake ibihe byiza muri mwebwe.
ndabakunda cyane. Ushaka wenda kumvugisha kunyandikira naguha nimero 0783739376, aho wambona wanyandikira ubutumwa bugufi cyangwa se ukampamagara hanyuma tukavugana. Ari ugushaka kuza kubwiriza kuri Icyumba TV, ari ugushaka kuza kuduha ubuhamya no kutubwira iyindi mirimo n'ibitangaza, biremewe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ubahe umugisha. Kadusenga Imana tusabire umugisha abanyarwanda bafite uburwayi, bafite ibibazo bitandukanye, abananiwe gusenga ahubwo bumva hari izindi mbaraga zibakurura. Tubasengera Imana ibubake ibi bidasanzwe. Turagushimye Imana, tugushimiye kubw'imbaraga zawe wabanye natwe, uraturinda. Turasaba kugira ngo abanyarwanda bose ububakemo icyizere, ububakemo amasengesho Mana. Isi yacu ikeneye amasengesho Mana. Ibintu tugenda tubona biri mu rubyiruko, ubusambanyi Satani yazanye, abagira ngo ikintu Data yavuze ku bana be bakizime kigenda, ariko turakwinginze kugira ngo Data udushoboze Data, udushoboze gusenga, udushoboze gukora amasengesho. Abananiwe gukora, abananiwe kwiriza ni benshi Mana. Abantu batagishobora no gukora umwe, barakoraga ibiri Mana. Uyu munsi bafata icyemezo, wongere Data ubashyiremo ibihe byo gusenga. Urakoze Data kuzajya ubana natwe ukadushyigikira, kandi ubwo tuzagaruka tubona hari abantu batwandikiye batubwira ko kubera ijambo ryiza ryabahinduye imitima, batangiye kugira ibihe byiza byo gusenga, tuzagushima. Urakoze, shyirwa hejuru wane natwe, ntabare twabari wowe, mu izina rya Yesu tubyambaje, amena.